twishyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Duheruka Josiane asuma kwiyibisha ku kazi ngo gasore nyir'umutwe utarengwa n'imijugujugu azaruhe yishyura undi yigaramiye yicira ijisho gafarasi. Muzatsinda na Gakwaya bo nyuma y'iminsi bibaza icyateye Ruvubura kubura mu muhango wo gukurikira iyo cya Rutaganira bari bajiwe kumusiganuza. Soso wari mu kiganiro gishyushye na Rutebuka se ko yari atunguwe na Sugira mubazo wo bavugana nk'umugenza hakurikiyeho iki. Reka ntangire mwiyumvire. Ni karibu Mariza na Jimmy. Starehe Melody. Maribo ese ko adakoma ntaho hari. Maribo hano hari abakiriya. Kuki sumubeshye Melody? Ariko umuntu mukuru nkavuga gutyo byagenze gute Melody? Warebye ukuntu bitaho ngewe ndikamara. Nagira ngo mwiyumvire umushiye uri hano. Mukorere igitangazamakuru. Afite umushiha w'ikise. Ko ngari wowe bashaka se Maribo? Babwire babihanganye gato ndaje. Melody nawe rwose uri umuti w'amenyo. Neza. Ese ni mwebwe Mariza na Jimmy. Naramutse neza. Ako Melody ibi ni biki nkoze ko? Kugira ngo duseke gato. Ibyari bikenewe se. Tekereza rero iyo usanga koko ari abakiriya n'ukuntu wari utangiye kunzamukana. Sebura ni wari kubandukira imbere. Reka ibyo ntiyari kubikora. Ntabwo nari kubikora nkuko Jimmy abivuze. Nari kureba uko mbasezerera n'umutima mwiza. Ariko nyuma hari ikintu nari kukwibwirira. Seko numva ibyanyu bitazoroha. Ndumva ari nk'ababyara neza. Ubwo se ni nk'igiki wari kumbwira Maribo? Nari kuguha isomo ry'imitwarire ibone bikwiye kugira imbere y'abakiriya tutabasha kubonera ibyo bakeneye. Ngo abakiriya mutabasha kubonera icyo bakeneye. Ibyacu sugira ngo imbwa ntizabirwaniyemo sha. Ye. Muri make kwa mutarafungura kugeza amasaha koko nyinzu yabafungiye nkuko twayibonye ku mbuga nkoranyambaga se. Ayiwe byakwiriye se kandi. Twarutanze. Chapore basi twabibonye bikwirakwira niko kuza kubabaza ukuri kwabyo. Nibyo byabaye nyine inzu yadushwaniye. None se byagenze bite kugira ngo bigeraho mufungirwaho inzu? Imvano ya byose se si Melody yo. Umvaye yabaye wowe se ahubwo. Kubanza ikibazo ari mwembi suko mbibona ahubwo. Nta kimbabaje nko kuba narabagiriye inama mukanga kuyikurikiza none ibintu bikaba bigeze aho bitakigira igaruriro. Aho bigeze turaba gusabirwa nta kindi. None se aho bigeze mutubwize ukuri. Nta kintu ngira ngo ugire twabafasha. Numva ikibanze mwadufasha rero. Yego. Nukumvisha Maribori komero mari kwiriye kwishyura amafaranga yishyuriwe banki avuye ku isambu y'umuryango wanjye. Ariko kuki hora mu ndirimbo imwe nka Rusake Melody? Kandi narakubwiye ko ayo mafaranga ntayo uzishyurwa. Ngewe ariko murambabarira. Hari ibintu nkeneye kubanza gusobanukirwa. Bayi. Kaga cuma harya nta cyarayemo ngo tugire uko tugenza Rutebuka atarugwamo. Reka ngiye kureba. Reba. Anko Bayizi. Niko nyuguku. Ubwo murashaka kumpa inzoga muri aya masaha? Yewe, ubu Sofite uko ahagaze ageze ku icupa rya kangashi. Ye? Umuntu ujishutse kandi witegura ko umuyobozi se murumva naramukamwe inzoga bikazavamo. Ahubwo mugomba kuba mufite amatsiko yo kumenya abakandida bari kuri liste y'abiyamamariza kuyobora urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi. Sibyo se? Turebe. Nako dusomere. Ubanza ni Mariza. Umunyumvire? Uko se bamukiza imbere gute? Aya sama yari Bumanzi. Urirwa ubaza. Buriya ni imitwe yo kugira ngo abatazi gusoma bazahita bavivura uwa mbere. Ubundi kabe karabaye umunyabumanzi ayoboye urubyiruko da. Inyama y'ibintu bikurikira neza Rutebo. Ngira ngo ariko amazina bayapanze bakurikije ko abantu bagiye biyandikisha nta kindi kibyihishe inyuma. Kandi ibi nta nicyo bivuze rega kuko ndiyizeye bikomeye. Urizeye rwose pe. Ariko nagende Rutaganira yari ibyaye. None se mw'abanyamanzi bangahe? N'uyu Mariza na Rugaba na Betty. Abanyamuhumuro. Abanyamuhumuro ni Rutebuka na Fiyete na Sugira na Jeff na Jimmy. Nta kintu kimbabaje nko kumva ko abanyamuhumuro ari benshi bingana gutyo. Mvuyo. Bagombaga kuba benshi nyine kugira ngo bazabashe gutsinda abanyabumanzi. Ngo Hey. Mama. None wowe ntabwo byumva. Abanyamuhumuro ntabwo bakeneye kuba benshi ngo batsinde abanyabumanzi. Guteze.
uzi ko wagira ngo ufata amatora nk'iteramakofe none se amajwi niba yasaranganya ntibizarangira buri wese abonye make yo muba mujijutse ahubwo njyewe abanyamuhumuro ndabagaye hagombaga kwiyamamaza Rutebuka gusa abandi bakamushyigikira akagira amajwi y'uruhuri akinyuka rega mwe muretse kugira impungenge abo banyamuhumuro bose ushobora kubona nta n'ijwi na rimwe babonye maze yose akaba yanjye nta kimbabaje nko kuba muri aba biyamamaje hari abanywereye inzoga bakandirana burushete bambeshya ngo bazatora Rutebuka bihorere n'amafuti yabo ubu si izo nzoga banyoye baracyazigendana ntibazisize ku nzira yego ngewe rero uko mbibona kandi byemera baba abanyamuhumuro b'intati baba abanyamumanzi nta n'umwe ufite igihagararo nk'icyamwene Rutaganira suko se anko urakoze cyane kunyongerera icyizere ariko se nk'abariya abanyamumanzi bajya gusetsa imikara ngo barajya kuri lisite arabaye mbete uwo hari ikindi acungeretse amabunaya abiri gusa nyogokuru rwose abandi se bagira ngahe rugaba nawe icyo si ukugenda atambitse ibirenge ubundi se atowe abayoboye bahakurikira ikirenge cy'ibumoso bahakurikira icy'iburyo yewe abo banyamuhumuro biha kwigimba Rutebuka se bora bariya baje funa sugira bagenda batendeje amapantaro agwa mu ntege bareba ko abayoboza mu bwiherero bavuze ko bari rwose ubundi utabasha kuzamura ipantaro yabasha kuzamura urubyiruko rwa muhumuro na manzi gute suko nibuvuze byose muransekeje ya kwa ruvuro mukomese Jimmy we turaho turacuma iminsi muri rusange namwe muraho rero nawe wihera ijisho nyuma yo kuva mu mva kwanjye se urabona njye n'urubavu rwanjye tworoshye shema nawe rwose ntabwo mworoshye na gato rwose umukobwa wacu umuhuza nawe ari aho hirya mu gikoni aragiye ifiriti ntacyo wibagiwe kuvuga ubuje ijambo batamuri za njombe ariko ntabyumvise arambwira ko ntagiye kumwana amabanga nyine ukuntu umwana rwose biranshimisha kandi wumva niga ukabura rivuze kandi mu kanya shema yambazaga niba kwa ruvubura turi aho nk'aho ariho nje nturuka ariko nje nturuka kuri ngira nkugire nabo bari aho ni byiza abategura ngira nkugire mwagiye kuri lisite y'abiyamamariza kuyobora urubyiruko muri na benshi kiriya ni ikintu kigaragaza ko mwifuza iterambere ry'urubyiruko muri rusange turagerageza gusa rero Jimmy hari ikibazo twibaje nyine batamuriza ni ikihe ubwo mubwiye batamuriza kuki nkagira ngo ugire buriya mutumvikanye ku muntu umwe ngo abe ari we mushyigikira mu mwamamaze ko aribwo amahirwe yo gutorwa yajyaga kwiyongera mbabwije ukuri rero buri wese yatekereje uko yakwitangira urubyiruko nuko twisanga byagenze uko byagenze uko nuko byagenze nyine ariko burya byajyaga kuba byiza iyo mubigenza nka kuriya batamuriza yaravuze nk'uko rero nababwiraga ko nturutse kuri ngira nkugire bari babantumyeho twebwe se mwebwe rwose abagize ngira nkugire barifuza ko mwazabafasha mu gihe cyo gutanga urubuga ku bakandida ngo bavuge imigabo n'imigambi ku byo bazamarira urubyiruko ubwo se mwadutekereje gute icyo kibazo nanjye ngiye kukibaza mbese nk'abagize ngira nkugire twarebye mu nshuti zose kandi zishoboye dusanga rimwe twahitamo twizeye kandi ko mwakira neza ubusabe bwacu ndetse mukabwemera none se Jimmy tutaragera ku kwemera cyangwa guhakana no guhakana birimo se kandi nta n'ibisubizo biba bingahe Jimmy si bibiri yego cyangwa oya ibyo turaba tubigeraho banza udusobanurire muratwifuzaho ibiki n'ibiki uko ibintu bimeze murabona benshi mu bategura ngira nkugire bari mu baziyamamaza kandi ku rundi ruhande nk'igitangazamakuru gikora uko gishoboye ngo gishyire mu gaciro abakeneye bazatangariza imigabo n'imigambi yabo bose tuzabaha umwanya ubwo rero hazakenerwa abayobora ibiganiro batari mu bakandida kugira ngo hatazabaho ikintu cyagaragara nko kugongana kw'inyungu wivunika birumvikana Jimmy n'umukandida abantu bahamagara bashaka kumubaza ibibazo umurongo ugacika hari abakeka ko uciwe n'uwo bahanganye mu matora wari uyoboye ikiganiro murakoze none se muratwemereye ni karibu sugira sitare kuticara se ngaka gatebe se bitebye ko mbona usa n'udatekanye sugira none se soso ndakumva
mu by'ukuri umpaye karibu bikuye ku mutima cyangwa ni umuhango? ego mana, kubera iki sumbaje icyo kibazo? none se ko narenje kukureba nkabona wanciye amazi wibereye kuri telefone. ariko burya ikibazo ahubwo nakibonye kuri wowe. gute se? ko nagusabye kuba wicaye gato ukanyihanganira nkamara kuvugana n'uwo twari kumwe kuri telefone, se wabikoze? sinamaze gukiranuka n'uwo twavuganaga naza nkasanga wikubise wagiye. none se waje nyuma y'igihe kingana gute? wabashije kukimenya se ko wari wagiye? icyari gishize mbere y'uko ngenda cyari gihagije ngo mbone ko utari unyitayeho. ahubwo uzi ko buriho twavuganaga iya telefone ndi kumwe nawe nari kumusaba kunyanganira nkaza kumuhamagara nyuma. uravugisha ukuri? niko nari kubigenza rwose. uwo dutangiranye gahunda mbere ndamwubahiriza keretse habaye hari impamvu ikomeye. muri make wumvise nitwaye nabi kuba waje ugasanga nagiye. n'undi wese waba mu mwanya wanjye ariko ndumva ariko yabifata. none se nyuma y'ibyo igisubizo cyari ukumburuka muri telefone yawe? cyewe wowe nyine ngo uhamagare se byigaragaza. reka ndebe. yewe kuba utabashije kumva nasugira ngo si akadege kizanyemo, ahubwo buriya ni benshi bambuze sha. niko byagenze? si ngibi se. icyakora ngusabye imbabazi ko washatse ko tuvugana ntibikunde sugira. hanyuma se ko nshimye ko ari akadege kagiyemo, bishoboka bite ko kagiyemo nyuma y'uko wari umaze kugaragara kuri sitati ya Rutebuka? ego sugira nawe rwose uzajya ugerageza gushyira mu gaciro ntugashake kuvanga ibintu. kuvanga ibintu muri make ni uruhurirane rw'ibintu bidafite aho bihuriye. nuko bimeze rwose. none se soso karame, ubundi Rutebuka gupostinga mu ruhe rwego? icyo kibazo ariko ngira ngo ni Rutebuka wagisubiza ntabwo ari jyewe. muri make we ntacyo ubiziho rero? icyo mbizo ni uko yampostinze nk'uko nawe wabibonye nta kindi. ubundi se kuba hari uwanyishimira kubera ubwiza bwanjye ni ikibazo? wabyumva gute se? ariko kugeza ubu simbasha kumva ikibazo ufite. ese nawe niba ubikeneye wampostinze? ahubwo se wafata agafoto turi kumwe tugaragaza ko twishimye akaba ari kompositinga? none se uvugishije ukuri urishimye sugira? wowe ngira uko mbyifuza ibindi ubyihorere. ko Jimmy karame papa, uturanshaka mwana we? nta mporo se? kuki se wibajije gutyo papa? wariba umbajije kuriya nkabihuza n'ibyo nasanze mbyiruka. ubyiruka si ibintu byari bimeze gute? ugira ngo iyo umusore yasabaga se ko baganira se yabaga agiye kumubwira ibintu by'ubusabusa? nanjye ariko ibyo nshaka kubwira ntabwo ari ubusabusa. jya mbere se mwana wanjye, urashaka kunyereka umukazana se? niko ntuze kuze ko wagize ngo ntakenewe, apfa gusa kuba atari umunyabumanzi. usibye ko atari cyo nenda kuvuga se, urukundo rugira imipaka papa. umva sha rurayigira se ntiruyigira ahubwo y'intarengwa. uzi ko uri umwasama ariko umusore urashaka kumbwira iki Jimmy? reka nanjye mvuge nk'abantu bakuru. numva se ibyo ngiye kuvuga umunwa ni wo wanjye, ariko ijambo ryo ni iryangira nkugire. ngira nkugire si iki? ngo bicishije bugufi barashaka ko wazaza mukagirana ikiganiro. bemeye ko insanganyamatsiko y'ibyo uhitamo usigira ngo sinabungura byinshi. uzi uyu mutwe wanjye ibintu birimo, nababwira nk'ibijyanye n'ubworozi bw'inzuki, ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi byinshi. mbese wenda ibyo nabyo byazagira umwanya wabyo, ariko icyo bashaka kinyuranye n'ibyo. barifuza ko hari undi mutumirwa mwaza ahurira kuri mikoro imbere ya kamera mukaganira ku mateka. ngo ibyo nibyo bagutumye nawe urabyemera Jimmy? ariko uzi ko burya ari ukukubona wuzuye ishati n'ipantaro naho nta byawe. kubera iki se uvuze gutyo papa? ubwo ntacyo wumvamo rero? ni ukuri da. ukimara kumva icyo banshakira bagomba kwihutira gusubiza mu mwanya wanjye ko bidashoboka. ngo nari gusubiza mu mwanya wawe ko bidashoboka? yego nyine, ariko uzakura ryari Jimmy? wese wumva se akwiriye kujya gukozwa isoni imbere y'isi yose? cyangwa nibuka kubera ibintu bya YouTube byiruka bigasiga umuyaga? ariko uko biri kose nk'umuntu mukuru njye numva hari umusanzu watanga mu biganiro ku mateka. ntabwo uvuze ko ntacyo namara, ariko icyo utaramenya nuko ibyanyu nari ukwitwararika. komeza umbwire ngo uteze yombi papa. none se baba bakurije amateka yanjye mu buyobozi bwa muhuno na bumanzi bakayagira mabi cyane ku buryo musigaye numva nta n'ahantu na hamwe hampaye amahoro. hari aho bagiye? ubwo ariko aho uganisha ntabwo nkumva pe. ibyo utumva byo ni byinshi. abo bantu bakurije amateka yanjye bakayagira mabi rero ntabwo ngomba kujya mu itangazamakuru ngo mbitegeze. ariko rero se iki? ariko rero Jimmy, simona mbabwira ko inyamaswa idakengayishwa n'umututi. ibyo urabyibuka? ndabyibuka. none se nihaye kujya muri iryo tangazamakuru noneho abanyanga batari bake maze bakampekesha sedoni ngo natangiye gushaka bashyigikira mu migambi bahimba uko bashatse. ndumva bitoroshye. umva Jimmy, n'ikindi genda gusabye sinzongere kumvuza kumbwira ikintu nka kiriya kawatumwe n'abandi. manyo
uzi ko Gihima ari umuhanga bikomeye wowe nibwo ukibimenya Katiba aka kantu ko kwambika abantu masike rwose ni keza cyane kuba bose basa mu maso bifite igisobanuro gikomeye ni isura imwe ihamagara umutima umwe aha twakomeje rero ndumva mwibuka ko umugore aza kuvuga ijwi yarigize iry'umugabo umugabo nawe ijwi yarigize iry'umugore wowe ibumoso bwira mugenzi wawe ya magambo nagutoje uw'iburyo nawe usubize kwa kundi turi bamwe uko ni ukuri yego sa uri imbaraga zanjye ni koko twapfa iki ntacyo nawe uburyo bwanjye twagiye turi bamwe uko ni ukuri ibi bintu ni byiza rwose uri imbaraga zanjye ni koko ndumva ntakakurira twapfa iki ntacyo rwose manyobwa na kibanga babantera nuko tujye ku cyiciro gikurikira muragumana masike murebane ntawe ubasha kwireba ariko mugenzi wawe uko umubona nawe ni kusa wagomba kwikuruza mu ijwi ry'umudamu ngo ntihagire uwongera gusuka mugiye guhoberana nk'abantu bishimiranye ngiye kubara gatatu mukuremo masike 1 2 3 ayiwe mana yanjye ibyo muvuze ko ntabyo nabasabye ubwo bivuye koko bivuye ku mutima waba arenganya se mwabonye ko kwegera nta kibazo ubaye intwari ruvu gira ijambo ubwira mugenzi wawe noneho ndabikwemereye ubu se ndarota cyangwa ibyo mbona ni ukuri nyiranda nawe umwanya ni uwawe yewe amagambo yashize ivuga ubu butita buteye nyirandatwa na ruvubura n'ubwo gutega amaso naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 80 38 cyangwa ukabwohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Wifuza kandi gukurikira inkuru yashimana batamuriza yakunzwe cyane muri Musekeweya wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ngemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. amahoro y'Imana aho muri hose inshuti mwese mukurikiye urubuga rw'ibitekerezo by'abakunzi ba Musekeweya. Uyu ni wa mwanya tubagezaho bimwe mu bitekerezo tuba twakiriye mu cyumweru giheruka. Ubimbura abo tugiye gusomera ubutumwa ni uwitwa Turatsinze Viateur aherereye mu karere ka Kayonza. Yateruye agira ati sinzibagirwa aho navuye ariko nawe ntuzahibagirwe. Reka twese hamwe ntituzibagirwe urugendo twanyuze kuko bishobora no kutugora kumenya urwo dusigaje. Uvuye habi ugahindukira ukahibagirwa byatuma isaha ku isaha wongera kuhasubira kandi nawe urabizi ko hari habi cyane. Urahibuka ugatekereza byinshi, urahibuka ukabazwa nuko ari uhabayeho ariko ibi bigufasha guharanira iteka kuzahurwa aho hatsindwa na Nyagasani. Ati nge rero nzirikana ko ibi byose nivurugutagamo nabikuyemo na Musekeweya kandi ni nayo yampariye umuhanda ngendamo kwibagirwa byansubiza inyuma. None rero sinshobora gukora ikosa rikomeye nk'iryo. Ernestine Mushimiyimana wo mu murenge wa Kigemba akarere ka Gisagara we ati muraho neza abarimu bacu beza, dukomeje kubashimira kubera ko mudasiba cyangwa ngo mukererwe kudutegura inyigisho mutugezaho buri wa gatatu na buri wa gatanu saa 2:40 z'umugoroba, maze abakurikiye batarangaye bikabatera gusangiza abacika ngo kumva Musekeweya. Niko se Josiya urumva nta sono ufite? Rega we na Gafurase mwiyemeje guhuza imico n'imyumvire, none se Josiya urumva ukeneye gusubirana na
gafarasi ese wibagiwe icyatumye mutandukana bwa mbere ubwo muzatungwa no guteka imitwe bikunde Josiane uracyafite amahirwe yo kongera kwisubiraho ukaba umwizerwa Sindayiga Viateur y'Umuganza mu karere ka Nyaruguru nawe yaranditse yaragize ati niko biri mu gihe inzira zisibamye akenshi abari inyuma barayoba biragorana ko wazamenya icyerekezo abandi banyuzemo mu gihe wowe wari warasigaye waranze kugendana nabo akenshi uzayoboza ariko byari gukubera byiza iyo uza gufata umwanzuro hakiri kare ukagendana n'abandi maze mukagererayo rimwe igihe nk'iki nikigera uzicuza ubuzo mufatanye urugendo ubura umujyanama kandi hari igihe wigeze kubitesha utera intambwe ariko wumva usubira inyuma kuko wigeze nyamwigendaho ukiyomora ku bandi kubura gafarasi mu ngiro ntibiguhira ntibinakubaka ahubwo haranira ko izina rihindukana n'ibikorwa kugira ngo abo wagonganye nabo ubagirira nabi uzabashyikirire mu nzira bakurinze igihe uzaba ubahamagara ubabwira uti ni mu ndinde tujyane uwo nari we siwe nkiriwe dutegereje kumva uduhamagara mu ijwi nk'iryo dukomereze ku butumwa bwa niyo nkuru Esther ari mu karere ka Musanze we yateruye agira ati bari mu beza mudasiba kutwigisha mureke mbitumire kuri Josiane mumumbwire ko agakina arimo gukina bene agafarasi batazagatsinda ahubwo yakagize ubwenge akamenya ko gafarasi ari kumushuka ko adashobora kubana nawe reka zaburi ihene n'ikiziriko Josia wibwira ko ayo mafaranga ugiye kwibisha azakugwa amahoro gafarasi araje kwihakane wisange muri gereza wenyine mutari kumwe kandi Josia uzicuza uvuga ngo iyo mbimenye ari ijambo nuko yaje nyuma y'ayandi gasore nawe mumumbwire atandukanye na Josiane kuko nta kiza mwifuriza Ndahimana Theoneste w'Igatsibo nawe ubutumwa bwihe bwatugezeho yaranditse ati bavandimwe nkunda muraho Josia ubwo bujuje gukora niba utaguhira ntuzaba kanga atimenye gaso saba imbabazi Chantal mufatanye kurera abo mwabyaye uvubu kwibasira abanyabumanzi bizatuma uhora wigunze gabanya ibyo bitekerezo bidahwitse Maribo Meromari mugiye kuyisenya kandi twari twabafatiyeho urugero rwiza mu kwiteza imbere ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze ku mpanuro zatanzwe na Karonkano Pascal w'Inyamagabe yateruye agira ati uvuka wari mwiza ku isura wari ukeye ku mutima wari umuziranenge wavutse ushagawe na benshi bagusimburanyaga mu biganza byabo bakwishimiye impundu nyinshi zaravugijwe abandi bakoma mu mashyi bakwakira bati ikaze kandi uje wisanga ukigera ku isi wafashwe neza utozwa ibyiza byuje byose wigishwa kugira neza kandi ubwirwa ko guhemuka ari bibi weretswe byose ntacyo uhishwe kugira ngo nawe uzamenye guhitamo utangiye guca akenge wagiye uhinduka imico watojwe utangira kwita wadukanye bidakwiye kandi utungura benshi abakubonye bakakwibazaho cyane bati ese uriya ni mwene runaka ibyo byose ntacyo byakubwiye wakujije urugomo aho unyuze ubusambo burakwarika wiyemeza kuba akaboko karekare wahisemo kuba inshuti n'ikinyoma kubera ububi bwawe uta inzira zisanzwe wisunga ibigundu boshyura inyamaswa icumbi ryawe riba ibihuru n'amasenga abo muvukana bose bahuje amazina ni ba mico myiza bene mugira neza n'abeza bo kwa mwizerwa ni koko ngo ibyara mweru na muhima wowe waje uri gica mu bandi wigira simbikangwa wari simpemuka wanga bose ntacyo bagutwaye uvutse ubuzima abandi kandi bagusekeraga wisunga umwijima kandi urumuri rutambye hose dore nturyama ngo usinzire uhora uhangayikiye kugira nabi izo zimbi zose urose wihutira kuzigira impamo ukora ibishoboka byose kugira ngo uzigereho uriba kandi bikaguhira dore wigize nyoni nyinshi wigira mwiza kandi uri mubi wigira intungane kandi uri icyago mu materaniro winjira mu b'imbere kwa padiri ntawe ugutanga guhazwa kwa pasiteri ntawe ukurusha gushima kwa shahe ni wowe wiriza cyane ariko se reka tuganire ngo baze kandi nawe unsubize ko ari umuntu ugahinduka inyamaswa wavukiye heza kandi hanyuze benshi watojwe ibyiza ukanabyigishwa wahawe byose uko byashobokaga kose niki cyaguteye kuba uwo wakoze ku ntiza yombi ndacyakubwira erega n'ubundi umuvandimwe turavukana uri umuturanyi turaturanye uru rungano twarareranywe va mu mwijima dore urumuri zibukira ikibi garukira icyiza reka kuyoba ngwino tujyane reka ubunyamaswa kuko uri umuntu ngwino dufatanye twubake urwatubyaye igira hino duhuze imbaraga tuzikoresha ibyiza kandi ubudahwema ukuboko kwawe kwahindura byinshi kandi biboneye ibitekerezo byawe byahembarutse ikuye y'iterambere ryawe ngufunguriye ku byiza nanjye natojwe nkuhaye ku mazi afutse nanjye nahawe ku buntu nkuhaye ku wundi nawe ngwino ube inshuti n'uwo namenye nzishima mbonye ubaye undi nzakubwira museke we y'iteka arakoze cyane Karonkano kuri izi mpanuro atanze mbere yo gusoza reka dushimire n'abandi bose bohereje ubutumwa arabo tumaze gusomera ubwabo n'abandi bose tutabibashirije kubera umwanya utabitwemereye mwese mwarakoze namwe abari baduteze yombi turabashimiye kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga museke we yayimuhumuro na mumanzi hakemetsi ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwanga